PSD nk'ishyaka riharanira demokarasi abaturage bagomba kugira uruhare mu byemezo bibareba. Aba baturage tuvuga baratandukanye mu rwego rw'imyigire, baratandukanye mu mashuri, baratandukanye mu mbaraga z'umubiri. Hari abafite imbaraga nyinshi bashobora gukora byinshi bakoresheje imbaraga z'umubiri, baratandukanye mu butunzi. Hari abakize, hari abari hagati, hari abakennye, yewe hari n'abatagize icyo bafite. Aba bantu bose birasaba yuko buri wese agira uruhare mu byemezo bimureba. Urebe umumiliyarderi ari kumwe n'umuntu udafite aho atuye, kandi bose bagomba kugira ibyemezo, gutorera icyemezo kibareba. Buri wese afite rero ikimuraje inshinga. Aha hazamo social justice, hazamo kutaryamira, ntihirengagizwe uko tuza kubibona mu bikurikiraho, ntihirengagizwe wa wundi udafite imbaraga, ariko na wa wundi uzifite agahabwa urubuga rwo kuzikoresha, ariko ibyo akoze bikazatanga umusaruro kugira ngo na wa wundi uri inyuma zamu. PSD iharanira demokarasi ntabwo yari gusigwe inyuma iki gitekerezo cya social justice. Inama twagiranye n'abayoboke bacu icyo yari igamije ni ibiganiro ubundi bihoraho tugomba gukorana n'abayoboke bacu mu rwego rwo kubongerera ubushobozi bwabo mu buryo bwo kwamamaza ishyaka, gutanga ibitekerezo bijyanye nyine n'imikorere yaryo, ndetse tunatekereza ko ubwo bushobozi tuba tubahaye butuma nabo tububakiye leadership bakoresha nabo mu kurangiza inshingano zabo, nk'uko nabivugaga, haba mu buryo bwo kwamamaza ishyaka ariko no gutanga ibitekerezo nk'abayoboke b'ishyaka bimwe abaturage b'Abanyarwanda bifuza, bakeneye umusanzu, bakeneye ku ishyaka, ndetse n'uw'igihugu gikeneye ku ishyaka ryacu. Ni ukugira ngo noneho koko tuba abantu basenyera umugozi umwe, twumva neza gahunda z'ishyaka ryacu n'uburyo ziza mu murongo wo gukorera abaturage no guteza igihugu cyacu imbere mu nzego zose z'igihugu, kuko ari nayo nshingano burya y'ibanze y'imitwe ya politiki, ni ugufasha leta gusohoza inshingano yayo yo gukorera abaturage. By'umwihariko mu biganiro mwagize harimo ikijyanye na social justice cyangwa se ukutaryamirana nk'uko babigarutse mu Kinyarwanda. Kubera iki ngingo mwayihisemo? Iyi ngingo twayigarutseho kuko yinjira neza mu murongo mugari w'ishyaka ryacu, cyangwa icyo wakwita ingengabitekerezo ya politiki y'ishyaka ryacu riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage. Social justice rero, cyangwa nk'uko yabyise ubutaryamirana, cyangwa guha abantu amahirwe angana ku mibereho myiza y'abaturage, ni ikintu PSD ishyira imbere, kandi koko kinagaragarira no mu ntego zaryo. Buriya intego za PSD ni ubutabera, ubwisungane, amajyambere. Izo ngingo uko ari eshatu iyo zigiye mu butabera, ubwisungane, amajyambere, usanga n'abandi babiharanira. Si ukuvuga ko PSD ariyo yonyine iharanira ibyo, ariko twe nk'ishyaka noneho dufite iyo ngengabitekerezo ya politiki, umurongo mugari wa politiki wo kuba ibyo tubigeraho binyuze muri iryo hame rya social justice. Niyo mpamvu twahisemo kugira ngo ibiganiro dusanzwe dukora mu nama zitandukanye, mu mahuriro atandukanye, uyu munsi tuyigarukeho, kuko haba hari n'abayoboke bashya bagenda binjira mu nzego z'ubuyobozi bw'ishyaka, kugira ngo twese tubyumve, tubisobanukirwe, kandi tubone n'uburyo bituyobora mu bikorwa dukora bya buri munsi nk'abayoboke, nk'abari mu nzego z'ubuyobozi bw'ishyaka. Uwo muyoboke wa PSD niyumve ko ahari inyongeragaciro asabwa kuzana bihure n'ibindi bitekerezo by'abandi, byaba bari mu mitwe ya politiki cyangwa batayirimo, nabo bafite ibindi bitekerezo bizana, iki kitavaho kinibagirana cyangwa ntigihabwe
umwanya wigiye imbere wisumbuye, tukaba ari icyo twifuza ku bayoboke bacu, ari nacyo tubatuma aho mukorera, ibitekerezo mutanga, ingamba mufata, nyabuna iki kintu nikibukwe, nikitabweho ko ari cyo ishyaka ryacu rishyize imbere, kandi n'igihugu cyacu cyemera ko ari ihame koko ryangombwa. PSD oye! Ubutabera, ubwisungane, amajyambere, ibintu biturika. Murakoze, nitwa Mugabo Gilbert. Yes, ndi umuyoboke w'ishyaka PSD. By'umwihariko iyi ngingo mwaganira ijyanye n'ubutaryamirane cya social justice, n'undi muri mu nzego, twavuga ko nk'umuyoboke by'umwihariko wa PSD ni uruhe ruhare mugira koko mu nzego mukoreramo kugira ngo ihame ryubahirizwe? Uruhare nk'umuyoboke we ni ugutanga ibitekerezo mu nama nk'izi, ariko bigeze mu kazi ukora noneho ntabwo biba bikibaye ibyawe. Hari amategeko agenga akazi kose, yaba umuyobozi waba umukozi wese ugira amategeko akagenga, ukurikiza amategeko. Buriya amategeko yacu sinayacu, amategeko abantu bayakora aba ari meza, ikibazo kiba mu yashyira mu bikorwa. Rero ugerageje gushyira mu bikorwa amategeko, n'iri hame riba ririmo, kuko abakora amategeko n'abayubahiriza iri hame baba barigere bari considarinze mariko mbyita, ku buryo rero kubahiriza amategeko gusa biba bihagije ngo n'iri hame naryo ubure wari. By'umwihariko kuganira kuri iyi ngingo nk'abayoboke b'ishyaka mwabyakiriye? Ni byiza, ariko ntibinatangaje, kuko iri shyaka icyo rishingiyeho, uvuze ishyaka rihanira imibereho myiza, byonyine ako kantu karimo imibereho myiza rero nicyo kibamo. Kandi wabibonye kuva mu mateka y'ishyaka ryashingwa muri 1991, buri kongere yaryo, manifesto yaryo, aya mahame agenda azamo. Tunishimira ko nyine ibitekerezo bitangwa, uko bitangwa, inzira bitangwa mu byose n'amategeko yacu, ubona ko ashyigikira ihame kandi agenda ashyiramo n'ibyo bitekerezo biba byatanzwe mu nama nk'izi. Nitwa Denise Dusabe, ndi umuyobozi w'ishyaka PSD mu karere ka Kamonyi. Kuganira kuri iyi ngingo bishatse kutwereka uko social justice cyangwa se ubutaryamirana ku bijyanye n'ubuyobozi bihagaze, ari mu rwego rwacu rw'imiyoborere bw'ishyaka ndetse no mu buyobozi muri rusange. Kuri twebwe rero icyo biduhaye ni ukugaragaza, bitugaragarije ubwisanzure burimo, aho ari ku ruhande rwacu nk'ishyaka, ari no mu miyoborere ku rwego rw'igihugu, bimaze kugaragaza intera ko harimo ubwisanzure, cyane cyane mu gihe hari imyanya runaka y'ubuyobozi abantu bifuza kuba bajyamo. Umuyobozi muri intara yanyu yabasabye kwimakaza iri hame koko, aho muba muri mu mirimo isanzwe, ufite wenda ibyo usanzwe ukora, waba wikorera bitewe n'inzego ukoramo, twavuga ko koko ibi musabwa mugiye kubikora biki? Ibyo umuyobozi w'ishyaka ku rwego rw'intara yagarutseho nibyo koko, natwe muri twe abayoboke b'ishyaka PSD tugiye turi mu mirimo itandukanye. Uruhare rwacu n'umusanzu wacu natwe ni ukwita kuri iri hame, ni ukwita mu kutaryamirana, cyane cyane ari mu mitangire y'akazi, ari mu mitangire ya serivisi, haba kubikorera, haba mu bo duha serivisi mu nzego bwite za leta, ndetse ahariho hose umuntu agomba kuba hari serivisi yatanga runaka akayitanga koko agendeye ku kuri ntawaryamiye. Njyewe ndi umuyobozi w'akarere wungirije mu karere ka Gisagara ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Nitwa Tabo Irimine, ndi umurezi. Tabu Irimine. Twungukiyemo byinshi, kuko mu rwego rw'ishyaka ryacu PSD ubutaryamirana n'ubundi ni intego yacu, kuko harimo gahunda y'ubwisungane, harimo gahunda y'ubutabera. Ni kwa kutaryamirana rero navuga, kuko baradushishikariza gufatanya, umwe aho ari akazamura mugenzi we, ntihagire usigara. Nkaba numva rero ari ikintu nungukiyemo cyane, cyo gufashanya, kuzamurana, kwegerana, mbese ibintu byose bikaba mu buryo bwo kutaryamirana, ntihagire usigara inyuma, ahubwo twese tukagendera ku murongo umwe. PSD oye! Ubutabera, ubwisungane,